nawe uti oya tubitware easy, nawe njye mbishaka gikomando. Yeah, alright. Uri Rwandan, yeah, hard gikomando. Yeah, oh yeah. You gonna give me your try as gikomando. Yeah, okay. Inshallah, G-Commando, and I wanna see you hit the ground. G-Commando, yeah, hey, commando, hey, go down low, hey. Ngo ibizunga mfite si ibya vodka ni ibyakusha. Uyu munsi ibizunga mfite nagari ibyabyo bintu byabo. Nakuko nta nubwo ari n'ibyanyu. Bro, I only drink ndinywera gusa. Niyo mpamvu babwiye ngo ibizunga mfite si ibyakusha. Oya ni ibya vodka, give me glass with delica. Oya si nkirya muri studio. I mean yamuje na producer beat maker then amereza n'amafaranga yo kujya kuri recording iyo beat. Sinzi uburyo iyo beat yayibonye ariko niyo wayimpaye, niyo na recording njye indirimbo yanjye bwa mbere. Niyo mpamvu buri gihe izikatsi yo bambaje umuntu wanangije umuziki mpita mutekereza ahita nza mu mutwe ngo wari utegerejwe n'imbaga nyamwinshi. I'm that dude mpagaze ahahera nsakuza niga I'm not good. Way my father's a brave homie, I'm that too, I am that too. Way he used to hold the gun, I'm that too, I am that. Amaniga bonwa n'ugihagaze aracyububa. Oh yeah, I know you bad balambada, ain't you? You baddest, I'm that too, I am that too, you baddest. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Ibigwi TV. Nkuko bisanzwe dusura abantu batandukanye. Kuri ubu ngubu turi kumwe n'umuhanzi, n'umunyabigwi nkuko TV yacu bivuga. N'umunyabigwi mu njyana ya trap. Araza kutwibwira mu buryo bwa gitore bwiwe. Ngende Gabriel, kora subscribe niba utarayikora, hanyuma tukomeze turyoherwe turyisi nubwo ibihe bitoroshye ariko gake gake tuzabivamo. Reka tumwegere atangira twibwire. Yeah. CEDU Legs in the booth again. Ibigwi byiwe byo ni byinshi cyane. CEDU Legs. CEDU Legs afite ibigwi byo kurapa mu njyana yihe. Kambabwire ko nabazaniye Afrofusion. Afro what? Afrofusion bro. Afrofusion niba ujibona style ya Bana Boy, Mr. Easy barabose nizo bakora. Nawe niyo ugiye gukora? Yeah, like no munsi nibyo bigwi nshaka kubatangiriza ubundi kugira ngo nzabemeze ko byose bishoboka. Tangira bivuga gitore noneho nk'intore nyine iri ku rugero. Yeah, babe, all this time ni ubu nshaka gusa. Yeah, ibyo si bishya sinibanga ngo ndamena. Yeah, amafaranga nzakorana yawe gusa. Yeah, ufite umutima uberewe gutoneshwa. Mfite byinshi nshaka kuvuga. Oya windondogoza. Yeah, oh my God, nshaka gusa kumenya ko urakarabo kimejeje kumushaha. Kukubona byampesheje amashaba. Oh yeah, uragatara kamurikira kumanywa. Yeah, you all know my heart karawa. Yeah. Urarenze kabisa. Harya ngo ni Afrofusion what? Yeah, an Afrofusion. Hano mu Rwanda hari undi muntu uyikora? Yeah, barahari. Yeah. None ni watangiye gukora cyangwa nije vuba? Iyo turi kugerageza kwinjira muri music, ugerageza kuzana ikintu abantu basanzwe bazi, then iyo umaje kubona ko kirimo byibura ugerageza gusa nk'uhindura kugira ngo batazarambirwa cya kindi winjiriyemo. So natangiye nkora trap music n'ama drill buranda yakora trap drill na style menshi agiye atandukanye, ariko navuga ko kugeza ubu ngubu ndimo kuintroduce abantu kuri iyo ntambwe nshyashya ngiye gutera ku ndirimbo zizasohoka kuri album yanjye. Nyinshi nizo Afrofusion nyine. Yeah. Izo watangira gukora se ngo ubu ngubu tugiye mu mwanya wo gususurutsa abantu. Ntago tuzahora muri corona igihe cyose byo kwiheba ubundi kuri Ibigwi TV. Ntago nizere ko nawe waje wateguye kabisa. Ntago gusinzira guhari. Ari izo uri wakora se zijyanye n'izo njyana nyine? Yeah, zirahari cyane. Nk'iyo ngiyo ni indirimbo yitwa Karabo iri kuri album yanjye yitwa Afrojigi.
ndumva ubushize nganira n'ibigwi TV narabibabwiyeho Afrojigi ubwo igeze hehe iyo album ndimo kuyikorana na Biri muri BMCG inshallah nitubikora byibura tuzajya kuva muri no lockdown tuyironshingira mu mashows byibura ni ariko release zo ziratangira vuba hanga ndakeka twatangiye kubikora Najya nkubaza ikibazo kimwe wahita ukubitamo injyana twibyinira sibyo ugeze kwihangana kabisa uturirimbire kuko ni nako kazi kawe n'ubundi n'abantu bakeneye kukumenya ko nibyo bigwi byawe twagiye yeah I heard you fell in love so easy oh yeah nanje ibyo ndabikunze DC oh yeah I would like to take you to my city yeah now uti oya tubitware easy now nje mbishaka gikomando yeah alright uri Rwanda yeah hard gikomando yeah oh yeah you gonna give me your try as gikomando yeah okay inshallah G-Commando and I wanna see you hit the ground G-Commando yeah commando go down low I'll come around and give a show someone set me uturabo dutukura mu busitani just like that bro man ko numurenze baro umunyabego kabise ni show uyu munsi ni show ahubwo harabura wenda beat cyangwa se producer aho uyu munsi umwe nzakukureba muri studio kabisa muri gukora imiti nawe wajama bawe ikaze kabisa nago BMCG tugira abantu baduheza singiye kubeshya tuzakwakira bro uko BMCG ikorera he BMCG iri Kicukiro ahanini iyo umuntu avuze Baric Music nibwo abantu bahita babyumva cyane ndumva ari umuntu wagiye ufasha abanje wa Mutoni babu sinzi niba mumuzi ndumva mu bintu byo gukora umuziki yagiye azamura impano nyinshi cyane so ndakeka release mfite no munsi ndayisohora ninjoro nituraje ndumva ari niyo latest urumva nago turyamye bro nageze no kubona post yawe ninjoro kuri za mbuga nkoranyambaga muba muri kubipostinga nanjye nageze gutya mbibona nabonye comment ngenda nkukurikiye man ngenda kwemera kuko urabishoboye kandi abantu bari kuyibona sibyo gukubekera sibyo bintu byo gukubekera kabisa job race man iyo release se ncyashya ngo turaje man wowe nande niyo mpamvu ntari kuvuga ngo ndaje ariko naravuze ngo turaje kuko wamugane turi babiri kuri afishe kandi nta nubwo turi babiri gusa bro ni team ngari hari abantu biteguye gusunika legs akagera kure ntago ari umuntu umwe ubikora biriya man ni ibintu bisaba team ngari cyane namwe mwese nuvanga iyo mvuze ngo turaje niba abantu bose bandi inyuma tuba tuzanye nta numwe usigaye inyuma nawe wabimenye ko turaje kabisa ntari tujye gusubira inyuma iyo ngiyo niyo ndirimbo nshaka kubatangiza ndakeka ni nk'indirimbo ya mbere ngiye muri studio nka recordinga kuva twakinjira muri lockdown rero niyo mpamvu navuga ngo mbahaye turaje kuko mbizi neza ko abantu banjye twiteguye kuzamuka ngo tujye iyo ngoma irasohoka ryari abanza ibaro uyu munsi sinzi igihe nabonye it's tonight ni ninjoro kabisa za mbuga nkoranyambaga babwire baze kuba bari maso nizihe ubundi zo mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Laxor Lexa LAXOR kuri Facebook ni Lexa wenda na page ni CEDU LAXOR official kuri page ya Facebook YouTube ni CEDU LAXOR here abantu bakoze subscribe bagakanda kakazogera barahita bayigwaho ariko ikintu nza gusaba ibigwi muze kubampera link muri description yanyu ndumva ari cyo kintu kiribuze kworohera abantu banyu kugira bahite bayibigeraho as soon as possible niba mwumva koko no muntu ari umunyabigwi kandi ntago ari byo kumwiyitirira urabona ko ibigwi koko abikwiye ni munyaruke mukore izo mu following aho kuri IG kuri Facebook mu sawe friend request mu following page yiwe mukore subscribe kuri YouTube channel yiwe hanyuma mu support yanyara yibasabye nkuko muri kubyumva hanyuma kongera akaturirimbira ubu turi mu kuririmba no kubyina byose kabisa okay reka mbari imbere kuri turaje ho gato Bendy, I bands make a dance. Niyo naguhanga credit, tuma wa
ukumva ubishye uzayisange huzu usange ninjye nkwatse crazy hey uteye neza shamuko ngwino hano bending ufashe ku mano game yinjiye sohorwe mu ipantaro Ikigali hibe special yeah, turaje, c'est vrai, iyi gang ima courage, BMC no caliber, ain't no more filter, zunga mfite si ibyakush, oya ni ibya vodka, give me glass with delica, urabizi sinkirya pizza, oya sinkikuvuna, wirunguruka, karibu uze wisangaho ntangiye kwaka abana baza bangana, nari mfite gaga flower, kahoze muri jardin, yeah, turaje. No game chains, no more, no race, yeah, turaje. No game chains, middle finger, holy shameless, yeah, turaje. Turaje. Turaje kabisa nabyo gusubira inyuma. Hari akantu uvuzemo ngo niba ari kush ufite niba ari nagakira sinzi impamvu ari impamvu kangumye mu mutwe. Okay, impamvu kagugumye mu mutwe wenda like waruzwe ndi buvuge ngo ibizunga mfite si ibya vodka ni ibyakusha. Uyu munsi ibizunga mfite nagari ibyabyo bintu byabo. Nakuko nta nubwo ari n'ibyanyu. Bro, I only drink ndinywera gusa. Niyo mpamvu babwiye ngo ibizunga mfite si ibyakusha. Oya ni ibya vodka, give me glass with delica. Oya si nkirya pizza. Gutyo. Turaje nabyo gusubira inyuma kabisa. Ndegza akomeza aturyohereza muri lockdown ntago biba byoroshye kugira ngo ubone umuntu kuririmbira nta n'ikintu uri bumwe ntago biba byoroshye ariko we yitanze kabisaza araza kuri TV yacu IBIGWI TV kugira ngo tuganire ndetse anatubwire byinshi ku muziki we n'uburyo abona injyana mu Rwanda ahantu iri kugana ari nacyo kibazo ngiye kukubaza. Ese injyana zo mu Rwanda ubona ziri kujya umuziki wo mu Rwanda ubona umeze ute uri kuyirevo? Yes. Gute wa describe umuziki wo mu Rwanda? Umuziki wo mu Rwanda nge uko nabivuga biri kuri level nziza. Yeah, biri kuri level nziza kuko witegereje uburyo turi kubona abantu bashyashya binjira muri ino game birashimishije cyane tu. Nyine harimo ikaze rihagije. Nyina bafunguye amarembo kandi icyo kintu nicyo cyaburaga. Rero mu gihe umuntu ufite talent bamwemeraga tobora kinjira, man, everything is gonna be all right. Sinzi umuhanzi wabirimbye ngo don't worry about the things cause everything's gonna be all right. Just sinzi wenda uranayizi nyine ariko ndabizi karita na don't worry cause about the things. Yeah. Every little thing it's gonna be ibintu nk'ibyo ngibyo no muri music yo ntekereje imbere yaho niyo ndirimbo itinza mu mutwe. Everything's gonna be all right, man. Nyine n'abandi bose byatangiye bimeze ukuntu bigenda biza gake gake aho mubona ahantu bagiye bagera. So nuvuga ngo mu gihe gitanga amakaribo ku basani bashyashya ku bantu bari talented, man, everything's gonna be all right. So ufite icyizere cyo ibintu bizagenda neza. Abahanzi bafite big names mu Rwanda ndi kuvuga abantu ba star nyine bakomeye bo ubona ari support batanga ku bantu bakizamuka cyangwa nuko nabo bashobora kuba bakiri gushakisha uburyo bashyira akantu ku mufuka nabyo bikigoye. Ariko nabonye abahanzi bo mu Rwanda harimo ba Bruce Melody bagize gutya batera intambwe bagira akantu bakora bafata abapeti babashyira mu bintu. Abahanzi bari talented kuko buri muntu yagiye kurara umuntu uri talented, as long as bazaguma kubona hari abana b'abahanga baza bakajya bavuga ko imyanya yabo yahazaza aribo baza bakayijyamo, bazagenda babikora. Ntago wabaciraho iteka ubu ngubu kuko ntago byoroshye bro. Ikibazo kiracyari akantu karacyari ikibazo kuko burerega nta mutima mwiza hano hataraka. Niko navuga. Ubwo ushatse kuvuga iki uvuze uko nguko? Nshatse kuvuga ko nuvuga ngo njyewe igihe nzagira umutima mwiza n'igihe nabonye umuntu mfasha, kandi igihe uwo muntu azaza kumfashiriza nawe nuko azaba yabonye ikintu cyo kumfashisha atagifite ntago azabona ukamfasha. None ngewe nzabibona uko mbishaka, nzagira ngo ameze neza kumbi ntameze neza. None duhore twitana ba mwana ngo umwe ntafasha undi ngo undi ngarikunda ngo undi ngasubiza hasi undi, kumbi ikibazo cy'ahantu kiri ni hamwe.
amafaranga pochinene pochinene nyine byo ntabwo yabyoroshye musaza. Nose tukiri aho ngaho hari umuhanzi se umusitari nyine ufite izina hano mu Rwanda wubatse izina wigeze usaba wenda featuring cyangwa wenda ntabwo birakuza wenda ukayimusaba akakwemerera saza bikore cyangwa ukayimusaba akagukatira cyane akakwereka bigine ko katakwitaya byari byakubaho Kanumve oya ntabwo oya wivuga ngo Kanumve byarakubayeho ntabwo wabyibagirwa. Okay, ntabwo nigeze ngira idea yo gusaba umuntu w'umustar collab, singiye kubeshya kuko nuwo nabonye nashatse kumukora experience afite muri music nkumva naramuka iyo experience yamfasha kugera imbere nkumva nibwo bufasha bwa mbere azaba maye, kuko byo abo twagiye tubasha guhura bari beyond cyane ya talent yanjye kuba twabasha kugira icyo dukorana. Byose nahitaga mbibona ko nkeneye kugira icyo mbanza gukora mbere yuko ngira icyo mbabwira. Ibyo ngibyo nibyo ndimo kubaka. I'm trying to be unique, nyine ku buryo nawe wabona ko nabo ngabo babona ko I have something unique, kuko nibwo buryo bwonyine yakumva yabanterese no kugufasha tu. Ndumva ari ibyo ngibyo ntabwo nari nagitera intambwe igeze aho ngaho. Mbega impamvu niyo utaragira icyo gitekerezo cyo gutera intambwe? Ndashaka kubanza kwikoraho. Ushaka kubanza kubemeza cyangwa banza ubemeza nende umva ariyo point yawe. Iyo mvuze ngo kwikora nyine hari ukuntu mba mbivukoreje mu buryo buri slanging niki buriya kurangubwiye ngo kwikoraho nyine reka mbanze nikoreho nyine ahazajya mbona azabona uvuga ati uyu mutipe nyamara yarikoze tu yihaye umwanya yariteguye man. Ubu ngubu igihe harimo n'icyo kwimanukira ariko yabanje gutegura icyo ngicyo nicyo ndi kukubwira cyo kwikoraho tu. Rero mu gihe cyose umuntu azaba yumva adakwiriye gucibwa amanzi azabanza yikoreho yitunganye neza ajye kwigaragariza umuntu ashaka kwigaragariza amubonamo ishusho nziza tu ku buryo atazamucishamo ijisho. Ibyo ngibyo nibyo ndimo gukora ubu ngubu kugeza ubu. Lexa kuri ubu ngubu se ufite indirimbo zingahe collabo zingahe cyangwa se izo wakoze wenyine zingahe sinkibasha kuzibara bro. Aracyari ikizere cyo ko tugiye kurya show. Kuri album yanjye mbere hari indirimbo 11 tu yanjye mbere. Dukomeza twihera show none ari indi irakuza mu mutwe ngo turirimbire. Okay, hari indirimbo nitiriye iyo album nari nayise ngo datu datu tape. Noneho iyo ndirimbo yaravuga ngo wari utegerejwe n'imbaga nyamwinshi I'm that dude mpagaze ahahera nsakuza niga I'm not cool way my father's a brave homie I'm that too I am that too way he used to hold the gun I'm that too I am that amaniga bonwa n'ugihagaze aracyububa oh yeah I know you bad balambada ain't you baddest I'm that too I am that too you baddest I'm that too I am that too. Bana ndacyokoza amana zikuririmba amana sebyo kubeshya amana zikuririmba kabisa. None iyo uri umuhanzi akenshi hari abantu baba gukurikira abantu baba kwandikira sibyo ese ari abantu ujye ubona akenshi bakwandikira hari abaguca intege cyangwa se hari abakubwira ngo keep it up kabisa akabaguca intege ubwo nabo nibabura abo ngabo abakubwira ngo keep it up wenda tubihorere. Iyo umuntu aje akakubwira ngo ibisi byawe birekere ubicamute nyine iyo challenge ubicamute cyangwa nabo ahubwo kuba ntajya mpura nabo nibyo binchallenging. Kuba ntajya mpura n'umuntu ngambwire ngo bro shaka imirimo y'amaboko nyine birambanga. Byibura baye umwe cyangwa se babiri ukahita ubona wenda abandi 8 ukumva ko babiri ku 10 bari kukubwira ngo bivemo. Byibura byagutera imbaraga zo kubona abandi 8 karibo bari rare. Rero nyine ikintu ahubwo kinchallenging nuko babura. Urumva rero ko umunyarwanda nuko babura nawe baze kuba nyine aba haters nta nubwo bambwira ngo mbivemo ahubwo bara nyine mbona bahabye none bakanga kugira utego ku supporting kandi ibyo ngibyo nibyo bimereza none iki imbaraga. Rero kuba nabona umuntu utobora ngo azambwira ati bivemo ntago ufite talent
sinzi ntago bituma numva nshaka kwiga cyane n'ibiki, urumva nta challenge nyine bimpereza tu. Ariko nanone nkashimira Imana ibyo ngibyo kuba ngera imbere y'umuntu akaba yambwira ati man akangira inama akambwira ati wahindura aka kantu, ariko bambwira ati man byicaremo neza, ntagire ku ruhande ureba ubukene bwaza, wicare neza utuze, ntuzajye mu bintu byinshi byo ku ruhande, just focus on your music, izaguhemba. Just ndumva ari nk'izo feedback nkunze kubona. Rero abo ngabo bandi bo ndababura, nabyo ubwabyo biranchallenging. Ubundi akabazo k'amatsiko, music uyimazemo igihe kingana, twayitangiye nka ryari buri? Na record indirimbo ya mbere ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2018 datu. Watangiranye n'umwaka? Datu kabisa ewana, iryo joro ndabyibuka twari twaraye mu buyobe mwana. Ubuzuye wowe ushatse kuvuga iki musore? Ushatse kuvuga iki muri? Twari twaraye nyine turi kwisereburira umwaka tuburasa. Nawe urabyumva. Abantu benshi turabizi guserebura rwose no kuyoba. Nyine uba wayobye kabisa, ubavuye mu murongo. Umva nta wundi munsi uzagaruka. Bukeye bwaho rero kabisa. Nyine iz'ikimogi muramuzi wa ma video. Yanjyanye muri studio. Yanjyana muri studio. I mean yamuje na producer beat maker, then amereza n'amafaranga yo kujya kuri recording iyo beat. Sinzi uburyo iyo beat yayibonye, ariko niwe wayimpaye. Niyo na recording indirimbo yanjye bwa mbere. Niyo mpamvu buri gihe iz'ikimogi iyo bambaje umuntu wanangije umuziki mpita mutekereza ahita nza mu mutwe. Yangiriye icyizere man, banshakira beat. Iz'ikimogi uramuzi, anshakira beat. Ni umuntu wakoraga ama video ariko ya appreciating talent yanjye. Ndakeka niba wari wakagombye no kuba yarankoreye video ya mbere, ariko nyine urabizi byabagiye bivamo utubazo, nabo ubwe ntago yari yakagiyemo neza nk'imbaraga afite ubungubu, ariko ndabizi neza ko nawe yari abifite mu mutima gufasha Legs akagira ahantu agera, kuko urumva ko yanguriye beat aranayinyishira kugira ngo recording ibihonga byari ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. That's why iz'ikimogi man, I respect that guy. Gira ikintu mubwira neza ariko. Mubwire iz'ikimogi. Legs ari ikintu ashaka kubwira. Yeah. Iz'ikimogi ni umunyabigwi to. Iz'ikimogi ni umunyabigwi. Ni umuntu wahaye icyizere iyi njyana mubona ya trap, yaba ari na Kenya trap, yabahaye icyizere kuko yabashije kubereka uburyo iyo barimo kurapa baba bameze man. Icyo ngicyo ni cyishusho rivuze. Ishusho zira visuals yabahaye nicyo zivuze. Iz'ikimogi ijambo rimwe namubwira, he better keep that spirit man. He better keep that spirit kuko naramubonye nta nubwo yigeze ntago ajya changing. Iz'ikimogi nyine aracyizerera muri talents zityaye to, arakizera muri talents zityaye, kandi icyo ngicyo nicyo dukeneye. Abo ngabo nibo bantu dukeneye. Uze neza nicyo dukeneye n'abandi nkawe cyangwa se n'abanyamakuru bandi nabo byaba byiza bateje imbere impano z'umuntu, yaba umuhanzi yaba iki ariko muzika nyarwanda ikagera ahantu igera, sibyo? Ikagera ahantu igera. Arya kikomando arya wayituririmbiye bana. Ari ngo muvugamo gikoma wayiririmba, sibyo? Komando nayiririmba. Uraduha undi murongo tu. Twaje nyine ariwe tuje kureba. Okay, twagiye. Yeah. No buts. Yeah. I like the way you want your body, baby, don't stop. Yeah, no buts, babe. Yeah, no buts. Oh yeah. Mfite roho ni wowe uyibitse tonight, my baby. Love will come around. Let me hold you down, yeah. Let me hold you down. Yeah. Let me hold you down. My baby hold you down. Let me hold you down. Yeah. No buts. Yeah. I assume your legs is also soft like ugali. Yeah, baby, yeah. Hey, urazunguza. Yeah. Umutima ukambaza niba koko uhari, baby, nkabona urahari. Yeah. You can be my controller. For your love, baby, game's over. Bange guhema byiteka, baby, touch your toes, bend over. No buts. I like the way you want your body, baby, don't stop.
yeah, baby, no buts. No buts. Umfite roho ni wowe uyibitse tonight, my baby. Love will come around, so let me hold you down, like let me hold you down, 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 hold you down. No buts, my baby, don't rush. turacyari Ibigwi TV, ngende Gabriel, turacyari kuganira na Lexa, umuhanzi ukubita arya injyana bayita Ni byose Afrofusion. Afrofusion ngo ni byose bana. Kuri swaga baziriho mu kuririmba babiriho byose, mbega arabishoboye wa mugani we. Nawe muramwibonera nawe muramubona uburyo ameze nyine, amubona swaga ari nazo kwafe asiyo kwafe bayita gute bana. Uzanitegereze babahungu bose nta numwe uyifite. Babandi bose. Abahungu bose subwo ni nk'abana. Okay, wenda sinzi niba nabo nyine niba ujye baheza ama interview, ariko niho hantu hambere nkunda kubabona bose babandi nyine uzi baba bakaraga mu ma interview, nyine uzasanga basanzwe tu, nubyitegereza neza uzasanga mbonga ufite umukunzi ariko yego ntago njyana ntago umuca inyuma wa mugabo kabahanzi semuze kabahanzi wenda bacana inyuma, ariko ari ukuntu nyine abana baba bakwirukaho just kubera ko umustar bimba, ariko gahunda yo guca inyuma y'ubu yikuyemo muzo uri kuvuga. ameshe kamwe muri make. Nabashije kuba namesa kamwe nyine mpitamo umukobwa wa nyawe kuri njyewe, ni nkako namwita si uwa nyawe kuri buri kimwe cyose ndimo si iki, ariko ni uwa nyawe kuri njyewe. Ntabwo navuga ko nyine ni umwari ntarinzi neza ko ashobora no kuba yakwafodinga kuba ndi umurapper umeze gutya, so niyo mpamvu nkubwira ni uwa nyawe kuri njyewe tu. So wundi ninde wundi ko twayerekana tumutsinda ndakeka ubutaha nazamusaba uburenganzira bwo kumentioninga izina ryiwe munyemereye. ashaka kubivuza ubu ngubu yaguhitamo. Ajya mitana buriya ntabwo ari na rimwe, ubu yaba bikoze bwa kenshi, ni amakosa ntabwo yihanganirwa. Okay, mbere yuko dusoza udukubitira n'akandi ka freestyle, reka mbanza nkubaze se mu Rwanda wirefera kuri nde, ubona ari uhe muraperi ubikora cyangwa se umuhanzi niyo yaba ari umuhanzi nta kibazo, ubona ari nde ubikora? Njyewe mu Rwanda umurapper mba numva navuga ngo this rapper, navuga ngo umuhungu bita Kevin ni umurapper mbona koko muri iyi game, nkavuga nti umuhungu ari ku ruhande rwo hirya, akaba no ku rwo hino, akaba no ku rw'imbere n'urw'inyuma, kuko ni old school ni new school that guy, like njyewe ubu ngubu ndi kumushyira ku rutonde rwabo ba raperi, nkamuzana imbere yabo ngabo, kandi nkamuheza na respect yo kuba nzi ahantu byatangiriye byose kugeza ubu ngubu kuri uno munota. Ahubwo mumutegereze n'abatamuzi. Nanjye birananangaje kuba utavuze nka nuza cyangwa cyangwa nuza kavuga ngo yebana much respect kuri we kabisa. Kevin much respect kuri we, afite byinshi, dufitanye byinshi, niyo mpamvu I respect him, he respect me too, ariko that rapper. Hari undi muntu ushaka kuba washimira aho ugeze ahangaha, cyangwa indi nyunganizi wasaba abantu, ari ugushimira n'inyunganizi wasaba abantu mbere yuko dusoza? Inyunganizi ya mbere nasaba abantu, baduhereza umwanya bareba ibintu dufite. Ikindi kintu nshaka gukora ni ugushimira studio bita Endeavor Records. Nta interview nimwe ntazayivugamira studio mu gihe bigeze mu gihe cyo gushima. Iyo abantu bifashe bagasacrificing igihe cyabo n'umwanya wabo bakawukora indirimbo 11, like uri umuhanzi ukiri kuza, kuko just believing in your talent, man, that is a big deal. Ni sure deal baba bagwaye bro. Rero bantangije muri ibi bintu, bamakanye muri bino bintu, bamereza umwanya wo kubyinjiramo. Niyo mpamvu iyo bigeze kuri gahunda yo gushima ntabibagirwa. Urakoze kuduha umwanya wawe CEDU LAXOR. Uretse ko mbere yuko tukurekura arabanza nanone dukubitiyeho kugira ngo nyine udusezere, tubone kukurekura. Okay, naribi
atagera nabakubitira n'amadense urumva ntabwo ari kwazikubita urumva nkabemeza nkabwira no muzanyereke n'undi muraperi ukora nk'utu ngutu ariko wanze uzi no kubyina kabisa kuko iyo uririmba mitomoro utumovu uri gukubita iyo bikunda biba bihagije hari nk'utuboro bita ngo ni ama leg work njya mbona bakubita gutya n'iki ariko ngo pese ibintu ibyo byose yaba ari ngo ni sanku gutya ama leg work ngo ibintu nk'ibyo nuramuka unsanze muri club ntabwo uzansanga nipfumbase nk'umuraperi niyo mpamvu nshaka kuguheza music nkayibyina man nkayishakamba bro yeah so it's all about going crazy man ibintu getting crazy nyine ukabifeelinga man nyine umuntu ukamwereka ko nyine umufitiye byinshi like muri blood yawe mu maraso yawe ushaka gushyira hanze so that's why nyine nshaka ko turimbe ka gikomando man azubuka gikomando koko okay yeah CEDU Regs in the booth again yeah hey I heard you fell in love so easy yeah nanje ibyo ndabikunze this yeah I would like to take you to my city, yeah. Now uti oya tubitware easy. Naho nje mbishaka gikomando, yeah. Alright. Uri Rwanda yeah, hard gikomando. Yeah. Oh yeah. You gonna give me your try as gikomando. Oh yeah. Inshallah, hard commando. I wanna see you hit the ground. Commando, ay, commando, yeah, go down low. I like the way your booty be go down slow, commando, yeah, go down low, yeah. Baby come around, give a shot, someone set me. Uturabodu tukura mu busitani. Whenever mwijunje mora na shitani, I will treat you right. I'll be your daddy. Take you to my people, Ravi Metsuna Bandi. I will tell everyone anything about us. I will drop Las Vegas, love you era to era. Come a soldier, Regs, you my show forever. Yeah, baby. I heard you fell in love so easy. Yeah, nanje ibyo ndabikunze disi. Yeah, and I would like to take you to my city. Yeah. Now uti oya tubitware easy. Now nje mbishaka gikomando. Yeah. Alright. Uri Rwanda yeah, gikomando. Yeah. Baby, yeah. You gonna give me your try as gikomando. Yeah. Alright. IBIGWI gikomando, CEDU Regs and they both again gikomando. Yeah. Gabriel gikomando, CEDU Regs commando, IBIGWI commando, pull up on. Lockdown to igwa mu gikomando. Byose ni gikomando. Ariko nyine topic yo ni ngo nyine I heard you fell in love so easy. Ako nanjye ibyo ndabikunze this so I would like to take you to my city. Ubwira umukobwa ati ndashaka kujyana mu rugo cyangwa ziwacu mu murwa. None akubwira ati ariko tubitware izi. Ari kandi ngiye mbishaka gute? Nta byayizi nta byagake ni gikomando faster tuva mu nzira twimanukiye. Akaryoshye niga baramwitama rero bakunzi bacu Bigwi TV. Uyu yari Gabriel ndetse na Alexa twari turi yari adutaramiye muri Masheya. Ntago twahora muri lockdown twihebye. Reka nkubwire niba utarakora subscribe urayikora. Ujye usharinga video zacu, tanga ibitekerezo hasi kandi tubashimira kuba bitanga biratwubaka muri Masheya. Mu byukuri rero eka dushimire umuhanzi twari twatumiye Alexa. Yeah. Nakagaruka man. Turongeye turagutumiye n'ubutazamera invitation yacu. Hano ni mu rugo bro, subizi. Sante man. Yeah man.